ikaze kuri uno muyoboro wacu wa YouTube channel. Ndabashuhuje inshuti bavandimwe bakunzi bacu. Uyu munsi nje kubagezaho imyemerere gakondo nyarwanda aho yaba itandukaniye n'iy'ubu ngubu. Ntimucikwe. Imyemerere gakondo nyarwanda n'imyemerere y'uyu munsi akenshi yizera ubugingo bw'igihe gitandukanywa n'ibintu byinshi. Dore ingingo 10 nibura zigaragaza imitandukanire y'iyo myemerere ku banyarwanda. Turarebera hamwe imyemerere ku Mana y'abanyarwanda, ariko nanone imyemerere gakondo ikunzwe kwibandwaho ku Mana n'abanyarwanda ni ukuvuga ngo abakurambere n'imihango y'ibisigo mu gihe cy'imyemerere y'iki gihe ikunze guha agaciro cyane kuko bemeraga Imana imwe mu buryo bwihariye. Bari bafite Imana imwe bizeraga kandi bakayizera mu buryo bwabo batagendeye ku myizerere cyangwa se imyemerere bari bazaniwe n'abazungu. Ubugingo n'imiterere, iyi ni ingingo ya 2. Mu myemerere gakondo hakoreshwaga imivugire yo ku rwego rwo hejuru ku bugingo n'amaherezo, mu gihe imyemerere y'iki gihe ikunze kugaragaza ibisubizo byihariye ku byerekeranye n'ukuri kudashira. Iyo yari ingingo ya 2. Ingingo ya 3, imihango n'inyigisho. Iyi myemerere igaragaza imyemerere gakondo y'abanyarwanda ikoresha imihango n'inyigisho z'umuco nyarwanda, mu gihe imyemerere y'uyu munsi ishobora kubikoresha amahame y'iyobokamana atandukanye nka Gikristo, Isilamu n'iyindi myemerere, ariko nanone biganisha ku Mana. Ingingo ya 4, icyizere mu muryango. Mu myemerere gakondo y'abanyarwanda, icyizere cyabaga hagati mu muryango w'abakurambere bigatuma abantu bagirana umubano wihariye. Mu gihe cy'imyemerere gakondo y'abanyarwanda, abantu bashoboraga kwishimira ubwigenge bwabo, uko babayeho, umutungo bafite n'ibindi, kandi bakabyemerera mu muryango. Ingingo ya 5, ubugingo n'imyemerere. Imyemerere gakondo ikunze kugendera ku mvugo n'ubugingo by'umwijima, mu gihe imyemerere y'iki gihe yibanda cyane ku ntekerezo z'ubwenge n'iki gihe cy'iterambere. Abantu bakemera imyemerere yabo cyangwa bakizera Imana yabo, ariko nanone bagendeye aho igihe kigeze cy'iterambere. Ntibapfe gufata ibintu ngo babimire bunguri, ahubwo nabo bakabanza gusesengura ubwabo. Ingingo ya 6, ibihe n'ibikorwa. Gukora ibirori n'imihango mu mwene by'umunyarwandakazi cyangwa se mu gihugu byari ingenzi. Mu myemerere gakondo mu gihe cy'imyemerere yo hambere, abantu bakoraga imihango, ibikorwa bigaragaza nyine imyemerere yabo. Mu gihe muri iki gihe ibirori biba bifite imiterere n'ibihe byihariye, nko kwizihiza ibihe cyangwa se impinduka mu mwuka. Aha niho twavuga ko abantu basenga, bagahanura, mbese bakagira izindi mbaraga zerekana ko Imana y'ubu ngubu ashoboye kuba ariyo ikora cyane, ariko ntibyababuza kwiyibagiza imyemerere gakondo bahoranye, kandi bamwe na bamwe bavuga ko ari byo byari byiza cyane kurusha iby'uyu munsi. Umuco n'ibihangano.
Mu myemerere gakondo, ibihangano nk'ibisigo, ibikundiro n'ibindi bifitiye abanyarwanda akamaro byabahabwaga umwanya munini cyane kugira ngo bacengere cyangwa bacengerwe n'imyemerere gakondo yabo. Mu gucengerera imyemerere gakondo, ku rundi ruhande, imyemerere yabo yabaga ishingiye ku bihangano babaga barahimbye cyangwa se barafashe umwanya bagakeneka, hanyuma bakazabigeza kuri ba bakurambere babo nk'uko babyizeraga. Mu gihe muri iki gihe imyemerere yabo ishoboye kujyana n'ibihangano bishya byihariye cyangwa se ibikundiro bigezweho bitewe n'aho isi igeze. Ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi abantu baricara bagahimba ibihangano, ibisingizo bigendanye n'igihe rubanda bagezemo. Ingingo ya 8: politike n'imiyoborere. Imyemerere gakondo yo hambere cyangwa se mu Rwanda rwo hambere yakundwaga kurangwa no kwibanda ku buyobozi bw'ibisigo n'imiyoborere yabyo. Ni ukuvuga ngo ibirangamuco ku banyarwanda byafataga umwanya munini wo kugaragaza ya myemerere yabo, aho bafataga umwanya bakabigeza ku babaga babateze amatwi, ariko bagamije gusingiza ba bakurambere, babaha icyubahiro cyabo kibakwiye kugira ngo babone icyo bifuza. Mu gihe imyemerere y'iki gihe ikunze guha agaciro sisitemu za politike zitezwa imbere no kubishishikariza abenegihugu, ndetse bakabishyira no mu bihangano biririmbitse nk'indirimbo, imivugo n'ibindi. Ingingo ya 9: uburezi n'ikoranabuhanga. Mu myemerere gakondo yo hambere, uburezi gakondo n'ikoranabuhanga bwari uburezi bushingiye ku muco n'abakuru. Ni ukuvuga ngo abakuru bavuga ni ba bakurambere, ni ba babyeyi, uburyo babafataga, uburyo babubahaga, uburyo agaciro babahaga mu muryango nyarwanda. Mu gihe uyu munsi imyemerere yaho abantu b'iki gihe bashobora guhindura cyangwa gukura mu bitekerezo byabo uko babyiboneye. Ni ukuvuga ngo nta kubitindaho cyane ngo babitekerezeho ku buryo bwimbitse. Niba babona ikintu kitajyanye n'umuco wacyo bahita bagikuramo, hanyuma bakagishyira mu myumvire yabo, akaba ari byo bagenderaho batitaye ku bindi byakurikiraho. Izi ni ingingo 10 zerekana ibintu by'ingenzi bitandukanye imyemerere gakondo, ni ukuvuga ngo imyemerere nyarwanda cyangwa se imyemerere yo mu Rwanda rwo hambere n'imyemerere y'iki gihe. Ndabakunda cyane, nimugende mutibutse gukora like, share, subscribe ndetse no kuduha igitekerezo hasi aho ngaho.